ko ibi bintu ni ibyacu uru rugamba rwo tugomba kururwana ntabwo twaje gukina mu tundi duce dutandukanye turimo Nundu wayikomajeho mu kanya kashize naho hari intambara iteye ubwoba hariya Nundu naho harimo harabera intambara hariya hamaze igihe kirekire abaturage barimo batotezwa hariya Nundu baratotezwa nande n'ingabo za Wazalendo ibashaka ikize iyo igenda ibatoteza nyine ibaka ibyo bafite amatelefone iki ibisanga barimo gucuruza ikabasha kubaka ibyo bacuruza byatumye AFCM 23 izamuka ijya gutabara abaturage kugeza ubu ngubu naho ibitero naho byatangiye mu gitondo baracyarimo bahangana hariya Nundu hari ibitero bimeze bite ni ibitero bikomeye cyane hariya barimo bahanganiramo AFCM 23 yagiye gutabara abaturage ariko ntago ndakeka ko itarataka ntabwo irataka ngo uvuge ngo irakeri kureba neza ku rugamba turashaka kwigarura agace runaka ariko gusa ubutabazi bwabo nubwo gutabara abaturage babanje kwiga neza ikirere ngo barebe uko bimeze naho byerekeza aka gace kandi harya buriya tugasobanuye neza na gace kameze gate hano Nundu n'uduce turi hariya hafi ya za Uvira uzamutse ruguru muri iriya misozi ariko naho ni mu sheferi de Bafuriro hariya naho ni agace nyine kegereye hariya za Uvira yego birumvikana cyane ngira ngo ni byinshi byavuzwe ariko reka tuze turebe uruzinduko rwa nyakubahwa perezida wa Repubulika Tshisekedi uyu mugabo yagira uruzinduko muri Congo Brazzaville na Tanzania uruzinduko rwe rugamije iki uruzinduko rwa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo uyu mugabo yaravuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yerekeza muri Congo Brazza urabona Congo Brazza na Congo Kinshasa ni ngaho bifatanye bitandukanyijwe n'inyanja inyanja niba batandukanyije n'indimi bavuga usanga ari zimwe Perezida Felix Antoine Tshisekedi yaragiye kuganira na perezida wa Congo Brazza amusaba ubufasha yamusabaga ubufasha kugira ngo arebe uburyo yamuhuza n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa bo mu gihugu cye bakaganira bakareba uburyo bakumvikana bikava mu makimbirane none bakajya mu biganiro none amaze kugerayo arabimubwira yamubwiye ati wowe igihe watangiye negociation na AFCM 23 yewe naraho wani perezida wa Congo Brazza ntabwo yigeze ungisha inama igihe mama 23 yagukubisika gukora mu bice byinshi bitandukanye waganira na Angola waganiriye na Amerika waganiriye na Katale abo bose mwaraganiriye yewe ntabwo nigeze ntumirwamo ntiwigeze umbwira sinzi uburyo najya muri ibyo biganiro ngo nindagiza kujya muri ibi biganiro mbashe gutangamo umusaruro tazaho byatangiriye byanga byakunda nakagombye kubanza kumenya aho byatangiriye ikibazo nyamukuru cyatangiye gite narangiza kukimenya kabona kugira gute kabona kuza nkamenya inama nakugira aho nkamenya inama nakugira nicyo nashingiraho mu by'ukuri yamuteye twatsi ahita amubwira ati ibyo ngibyo ntabwo byashoboka ngewe sinabasha kugira ngo mbashe kubahuza kubera ntabwo zaho byahereye naho bigeze ubu ngubu ariko so imbere y'uko yerekeza muri Congo Brazzaville hariya abataravuga rumwe nawe n'ihoro ry'amadini muri rusange ahari noneho abenshi bagerageje kubahuza baravuga bati turakora ibishoboka byose uhure nabo mutavuga rumwe muganire mukemure ikibazo uwe abanza kubyanga nako hari abadashaka harimo uruhande rwa Kabila na AFCM 23 ni iki yarajyanye gituma uruhande rwa Congo Brazzaville rwemera ibiganiro cyangwa se rwemera kumuhuza no batavuga rumwe ese noneho yaragiye kwemera guhura na AFC n'abandi atemeye kuki yaragiye gushakira Congo Brazzaville atabonye ahandi kwanza icyo yashakiraga Congo Brazzaville Congo Brazzaville n'abaturanyi ba Congo Kinshasa cyo ni cyambere bafite ururimi bahuriyeho bafite byinshi bahuriyeho ari ubucuruzi barahahirana muri byinshi bitandukanye icyo yarajyanye nta kindi n'ubufasha yamusabaga bwo kugira ngo uriya perezida wa Congo Brazzaville ni umuntu wabanye na Joseph Kabila kandi Joseph Kabila niwe muopoza wa Tshisekedi nimba ariwe muopoza wa Tshisekedi byanga byakunda azi ukuntu bari babanye Tshisekedi azi ukuntu bari babanye na Kabila agashaka ngo arebe uburyo abahuza nande we azahamagare Kabila baganire barebe ko Kabila uramuzi ko afite uruhare runini cyane muri afite n'abantu benshi bamukurikira avuga ati nimba ahuza gutya ari Joseph Kabila kamuhuza na Tshisekedi bizakunda icyo yishingikirizaga nuko Kabila yigeze kuba president
akaba yarakoranye n'uriya perezida wa Congo Brazza byanga byakunda bafitanye communication iri hafi icyo nicyo cya mbere Tshisekedi bivuze ngo Tshisekedi no yari yemeye yuko abo mbere atemeraga ko baza mu biganiro harimo uruhande rwa Kabila na M23 bivuze ngo yari yemeye ko no baganira yemera ko baganira ariko Kabila iwe ntabwo yakwemera ko baganira na Tshisekedi kubera iki Tshisekedi nka Kabila ndiyajya Kinshasa bakumvikana nande bahura mu kindi gihugu cyangwa handi handi banumvikanye nuko banahura n'ahandi hantu Kabila ashobora kutahura na Tshisekedi hari ikintu isi bafashe dasanzwe kirahari Tshisekedi urabizi ko yategetse abacamanza baburanishije Kabila bamuranisha adahari bamukatira igihano cy'urupfu niko bimeze bamukatiye igihano cy'urupfu uraje kunegosiya utese n'umuntu wagukatiye igihano cy'urupfu barashwanye nyine mu byumvikana barashwanye ntibyumvikana kandi ibyo Tshisekedi we arimo aratangira kwicuza ibyo yakoreye Kabila arabona ko ari byo byabaye imbarutso yo kugira ngo Kabila aje muri AFCM 23 kwima uburenganzira umugabo bita Kabila gusahura imitungo ya Kabila gusahura imitungo ya Nanga gusenya ibikorwa remezo byabo ndavuga amazu inganda inka zabo Kabila agira amafamu menshi ifamu yimwe barayisahuye ingabo za Kongo ininga zirimo barazijya indi mitungo myinshi yarafatiriwe yarafatiriwe no muri za Amerika bigizwemo uruhare nande na Tshisekedi sinzi ukuntu Kabila yatekereza kuzicarana na Tshisekedi ariko sone imbere yaho hose niki cyari gitumye Tshisekedi yemera koroha kugira ngo none baganire niki cyari kibiti ni igitutu arimo agenda yotswa n'abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabonye ko atabyishoboza yiyambaje n'amahanga amahanga mugira inama yo kugira ngo arebe uburyo yaganira amahanga mubwiye kuganira we ntiyabasha kugira gute tiyabasha kubyumva abanza kwinangira kuganira ariko ubu ngubu nibwo atangiye gutekereza ko bagomba kugira gute bagomba kuganira ni byumvikana cyane wenda byanamufasha cyane ko amahanga menshi agira inama Tshisekedi bati mu by'ukuri igihugu uramutse wegereye abanyagihugu bawe abo mutavuga rumwe mukaganira byakemura ikibazo nibwo ko aribwo buryo yaragiye kuvuga ngo abo tutavuga rumwe dufitanye ikibazo tuganiriye twakemura ikibazo nibwo buryo nibwo yaragiyemo nabyo kandi byamufasha bivuze ngo noneho AFC yari kuzamo abandi bose bakazamo byose bikemera niki cyari gihari none muri Tanzania ho si yegenzwaga niki ni meme objectif ni kimwe rwose ariko Tanzania niyo objectif yarajyanye ariko ibyo baganira na Tanzania ibyo ntabwo turabasha kubimenya ariko baganiriye bavugana ku buryo bujyanye n'imikoranire Tshisekedi arimo arashaka kugenda apfukamira Samia Suluhu Hassan ashaka ko Samia Suluhu Hassan yavuye kuri Kongo arasa nk'umuntu wavuye kuri Kongo yiyunga ku bihugu bitavuga rumwe na Kongo twamubonye agera muri Kenya twamubonye agera mu Rwanda n'u Rwanda ruramusura na Kenya iramusura twamubonye afite rendezvous yo gusura Museveni twabonye ajya kura umunsi Museveni arahira twamubonye ariyo Kongo yarangije kuyiva Tshisekedi akaba ashakisha uburyo yabyura uwo mubano yakongera akabyusa uwo mubano bakongera bakabana na Tanzania nkuko bari babaye Madame Samia Suluhu Hassan perezida wa kino gihugu cya Tanzania turi kuvugaho yega amazi iminsi batavuga rumwe ariko mu minsi yabanje hegeze kuvuga yuko ingabo za Tanzania ziri muri kino gihugu cya Kongo byanavuzwe yuko ari imyitozo itangwa na Tanzania ku ruhande rwa Kongo byaravuzwe mu minsi yatambutse nyuma baza gushwana yaragiye gusaba imbabazi arashobora kuba agiye gusaba imbabazi cyangwa se agiye kubyura umubano kugira ngo bakomeze babane mu bimugenza nabyo birimo cyane rwose turaza kumenya ibyakurikiye n'ikiganiro cyabaranze nuko byose byari bimeze hanyuma ngira ngo kuri uyu munsi kuri iyi tariki ni umunsi wo kwibuka abanyamurenge cyangwa se jenoside yakorewe abanyamurenge ndagira ngo utunyarutse tuze kujya mu mateka neza uyu munsi mbere na mbere ni umunsi w'abantu iki kuko ni umunsi wo kwibuka abanyamurenge bishwe kuri iyi tariki tunyuriremo muri make uyu munsi kuri tariki 13 z'ukwezi kwa munane umunyamurenge wese utuye ku isi yibuka bene wabo bazize jenoside yabakorewe mu gihugu cy'u Burundi iyi jenoside ikaba yarakozwe n'abarundi umunyamurenge wese atekereza urupfu ubugambanyi iyicarubozo abaturage b'abanyamurenge bakorewe muri kiriya gihugu cy'u Burundi mbere ko tuye mu mateka neza nuko ubwo bwicanyi bwagenze nyirizina uyu munsi ku rwego rw'igihugu cyangwa se ku rwego rusange rw'ihuriro nyamwinshi wateganije ko bera hehe urahari kandi Kigali niho uri bubere ndavuga muri Kigali yego
ka Kigali niho uri bubere hanyuma no mu ntara naho bafite utundi ahandi bagiye bateganya. No muri Kongo no haraho wategure kubera. Muri Kongo mu duce tuyobowe na AFCM 23 baribuka. Ni iminsi mikuru, ni iminsi mezi itanu bateraniye bari kuganira iki? Ni icyunamo nyine abari icyunamo babinjemo, bari icyunamo babinjemo baba barimo gusubiramo amateka y'uburyo abanyamurenge bagize gute bishwe bazira uko basa, bazira karengane, ubugambanyi bakorewe n'u Burundi bukaba bugikomeje ubu ngubu, ndetse bakavuga no bakaba basaba n'ubutabera ko abakoze ibyo byaha bagomba kugira gute, bagomba guhana. Kandi abo bakoze ibyo byaha barahari kugeza ubu ngubu, ariko kuba bahari ntabwo bigeze bagira gute, bigeze batabwa muri yombi ngo batangire kubazwa ibyaha bakoze. None dusubiye inyuma mbere yuko urumva no munsi wo kwibuka ibyo byabaye, sorry tunayanganisha abantu bahari tunabakomeze. None bwari ubwicanyi bumeze bute? Dusubirira inyuma no mu mateka, bwari ubwicanyi bumeze bute? Ubwo bwicanyi bwari ubwicanyi ni genocide. Ira ni genocide abanyamurenge bagera hari mu Gatumba. Hariho n'abandi bari barimo andi moko, hari n'abarundi bari barimo. Yego. Ariko abanyamurenge bagiye guhabwa amashitingi, bahabwa amashitingi y'umweru. Y'umweru kubera iki? Abandi moko bahabwa amashitingi y'ubururu. Kuki bahabwa gatandukanye? Impamvu babaye atandukanye nuvuga ngo bo bari bafite umugambi wo kuzagira gute, wo kuzabica. Bagira ngo bamenye ngo aba muri shitingi itukura nabo tugiye kwica ubururu y'ubururu. Abari muri shitingi y'umweru n'abanyamurenge tugomba kubica. Bariranga batandukanye n'abandi. Yari amashitingi atandukanye. Yego. Hari shitingi yari hepfo, indi shitingi ikaba ruguru, hagati yaho akanyura umuhanda. Abanyamurenge bari muri shitingi y'umweru. Yego. Barangije bagira gute, baje kubica. Bica abari muri amashitingi y'iki y'umweru, ngo barangize baranayatwika, babatwikira muri ayo mashitingi. Ahagana he byabereye? Hariya mu Gatumba. Bikozwe n'abarundi. Bikozwe n'abarundi, byigambwe n'abarundi. Byigambwe na Agatorwa Sani wavuze ngo ni ingabo ze zabikoze. Na pasiteri Habimana muri 2004. Nejo bundi rwose. Kuki bakoze ibyo bintu se ari n'abarundi baturutse mu gihugu cy'amahanga? Ibyo ngibyo barabikoze kubera ko n'ubugambanyi n'ubundi nibyo barimo bakora ubu ngubu. Sibyo? Ni kimwe n'ibyo bakoze mu Gatumba. Ibi byo bakoze barimo bakora ubu ngubu. Ni kimwe n'ibyo bakoze muri 1994. Igihe indege ya president wabo ihiriye mu Rwanda bagashana na president wariho mu Rwanda. Wari mu Rwanda. Icyo gihe abanyamurenge bari mu Burundi barishwe. Barabarimu bigishagayo n'imiryango yabo barishwe. Bagashinjwa iki se kuki bari kwicwa? Bavuga ko bari kubicira iki? Bavuga ko bari kubica ngo bene wabo b'abatutsi bari mu Rwanda nibo bishe president wabo wari uyoboye igihugu cyabo icyo gihe. Bari bafite gihamya se cyangwa ni ingengabitekerezo bari bifitiye n'umutima? Iyo ni ingengabitekerezo na sensibilisation yabo bari bakoze bavuga ko hari umututsi wese ugomba kwicwa. Sinabo bonyine abanyamurenge bishwe gusa, hishwe n'abandi batutsi bari mu Burundi. Ariko ibyo turimo tugarukaho ubu ngubu turavuga abatutsi b'abanyamurenge barimo gukomeza kwicwa n'igisirikare cy'u Burundi. Ni ibintu byakomeje ko mu minsi yatambutse mu bihugu bitandukanye, hariya mu Burundi nani muri Kongo bikorwa n'abarundi nk'uko turigenda tubiganiraho. Ni ibintu bimaze iminsi bivugwa mu minsi yatambutse, ngira ngo rwose ni ikintu tutanakwishimira ko cyabayeho, twavuga ngo si byiza. Ariko kugira ngo umuntu utakunze kumva aya mateka ya jenoside yakorewe abanyamurenge yumve ko ari amateka ashaririye ku ruhe rwego, no kuvuga ngo ubwicanyi abanyamurenge bakorewe babinjiranye mu nkambi, aho bari bari mu nkambi. Icya mbere nibwo abaturage b'impunzi bahunze intambara iri mu gihugu cyabo. Impunzi n'ubwa mbere impunzi zakorerwa jenoside aho zahungiye. Impunzi zikicwa? Impunzi zikorerwa jenoside mu gihugu zahungiyemo. Zaravuye iwabo zihunze intambara zikajya mu gihugu gituje bashakiramo amahoro, zicirwa mu kindi gihugu abariho babicira, kandi zicwa na ba nyiri icyo gihugu bahungiyemo. Babicishije imipanga, babatwikiye mu mazu, bakoresheje intwaro, bakoresheje imihoro, ibishoboka ibyo ari byo byose. Uwarokokaga yirukanka baramurasaga. Utaratwitswe n'umuriro yaratemwe, utaratemwe yishwe n'amasasu. Ariko icyo gihe ninde watanga amabwiriza icyo gihe? Amabwiriza yatanzwe yavaga ibukuru rega n'ibukuru yavaga nibo ugira se ngo ubu ngubu wakubaza ngo ninde uri gutanga amabwiriza ngo bari abarundi bazamuka bajye kwica abaturage mu Minembwe, wavuga ko ari Sineva. Amabwiriza yaturutse ashaka kubunamura intwaro yayibunamuraho. Ariko muri we ni wari uyoboye icyo gihe, icyo yashakaga kwari kugira ngo abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge bicwe bashire.
warugize uti ntago abantu bakoze ibyo byaha bigeze bahanwa, kuki batahanwe? Nuko babuze baridegembya banze kuki batafashwe ngo bahanwe? barahari abo baturage barahari kugeza ubu ngubu. Agatorwa Sarari ujye umwumva afite parti politique yarahari. Pasiteri Habimana arahari, sinzi nimba ari mu pasiteri nimba ari izina, ariko pasiteri Habimana arahari. Abo bose nibo bigambye ibitero, bafatanyije na FDLR zirahari, bafatanyije n'ingabo zari za Gatorwasa yari afite icyo gihe. Abo bose barahari, ariko bose ntago bashatse kugira gute kubahana. Impamvu batahanwe nuko bashyigikiye ubwo ngubwo, nicyo nakumvamo. Yego barashyigikiwe, gusa abanyamurenge bagenda batanga ibirego mu bice byinshi bitandukanye, ariko urukiko rwa Afurika batanzemo ibirego, Irahi batanzemo ibirego, ndetse n'ahandi henshi hatandukanye. Hari icyo basubizwa se kijyanye n'ihumure? Bavuga ko bakirimo bakora iperereza ngo barebe niba jenoside bavuga ngo niyo baze cyane rwose, ariko nubwo itaba jenoside, ubwicanyi runaka nabwo burakonfirma bukitwa masakre. Ni icyaha cy'inyoko muntu, ariko kugeza ubu ngubu icyo bakoze bibanze ku bwoko bumwe, harimo abandi bagamije gutsemba abari bari aho ngaho. Niyo mpamvu tubivuga ko ari jenoside. N'ubundi niko jenoside ivuga, ni ubwicanyi bugamije gutsemba abantu runaka cyangwa tsiko runaka bitewe n'impamvu runaka. Yego mu by'ukuri ni ibintu bimaze imyaka myinshi, ariko ntabwo abakoze ibyaha bahanwe ngo bakurikije n'amategeko. Ni n'ikintu gikomeye cyane. Muri rusange iyo ukurikije hariya wumva basaba icyo abanyamurenge, ni iki bifuza? Icyo abanyamurenge basaba ni ubutabera, ni ubutabera na confirmation ya jenoside yakorewe abanyamurenge. Icyo ni icya mbere. Iyo jenoside yakorewe abanyamurenge igomba kuba confirme. Irangije kuba bakirangiza kuyikonfirme, bazahite bashyiraho urukiko rw'abakoze ibyo byaha babibazwa, batangire bahanwe. Confirmation itaraba ya jenoside n'urukiko ntirwajyaho. Ariko nubwo itaba confirmation, bafata abantu bakoze ibyaha kuko barahari babyemera, nubwo atabyemera ariko arabamushinja yuko yakoze icyo cyaha, nibura agahanirwa icyaha yakoze, ko yakoze ubwicanyi. Nubwo atakitwa jenoside ariko aganirwa ko yakoze ubwicanyi. Kuki ibyo bidakorwa se? Ibyo ngibyo byakorwa, ariko urabona ko biriya byinshi cyane amahanga niyo agira gute, niyo akunze kubikonfirma. Ariko abanyamurenge batanze ibirego ahantu henshi hatandukanye. Yewe bafite n'abavoka b'Ababiligi bagenda babisaba, bafite n'abavoka b'Abakongomani bari muri za Kinshasa, bafite ni benshi cyane, ni benshi. Ariko igihe kizagera bagatorwa asaba biryozwe, niba zaba barapfuye imitungo yabo izafatirwa, cyangwa se n'abandi bose babigizemo uruhare. Turabizi ko hafi ya bose baracyariho kandi barabyigamba. Jenoside ni icyaha, ni gatozi, ni icyaha kidasaza, igihe cyose gihora ari icyaha, ntabwo gisaza. Aho bizakurikiranirwa, uzaba harazabihanirwa, kandi bizatanga umusoro n'abahari bakomeze kuba bagira ihumure. Ndumva aricyo twabivugaho, niba nta kindi gishyashya twavuga ku biri gutegurwa kuri uyu munsi, cyangwa se kuri uyu munsi wakomeje kuba hariya. Ndumva twagarukiriza aho ngaho muri rusange, tukomeza gukora ibindi bikurikira muri rusange, niba nta kindi twagiza ku bantu. Nta kindi, gusa no kwihanganisha abanyamurenge bose ba pole, abahuye n'ibibazo, abana b'imfubyi, ababuze ababyeyi babo hariya, ababyeyi babuze abana, abo bose no kubihanganisha tukabaha pole. Ariko hari ikintu bari gufashwa nk'imfubyi, abapfakazi? Nta kirenze bafashwa. Buri wese arimenya bisanzwe. Buri wese arimenya bisanzwe. Itarabyemera ngo ibafashe, niyo mpamvu nta n'ikintu bafashwa. Bakagombye kuzafashwa ari uko iriya jenoside yabaye confirme. Ariko uwemeza ko jenoside ninde, kugira ngo abantu banasobanukirwe neza, ninde ugenzura akavuga ngo iyi ngiyi tumaze kubona ko ibi byatumye iba, n'ibindi byose bitumye yitwa jenoside? Imiryango mpuzamahanga by'umwihariko ONU bikongera bikagirwamo uruhare na Amnesty International, za Human Rights Watch, ndetse n'indi miryango na Afurika yakagombye kubigiramo uruhare, ariko ntibabivuga. Baraceceka. N'abanyafurika ubwabo baraceceka ntibabivuge. Abarundi bakoze ibyo byaha ntibabivuga, ni bake bagenda babivuga. N'impirimbanyi z'ubuzima bw'ikiremwa muntu, abo bose nabo abenshi ntibabivuga, bagenda babica ku ruhande, babikikira. N'ugize ngo babivuge, Uburundi bamutambika amafaranga kubera ko bashirwaho icyaha cya jenoside bakozwe. Ni ikibazo gikomeye cyane, bizagera bikemuke. Ni ikibazo bizagera igihe bikemuke, buriya bizakemuka, turabizi ko bizakemuka. N'ubu Bufaransa bwahakanaga uruhare bagize muri jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, ariko nyuma yaho hagiye uriya perezida uhari Macron arabyemera, bisabira imbabazi. No mu Burundi niko bizagenda. Hanyuma reka dusoze aya makuru twari twabateguriye. Mwebwe mwese abakunzi bacu, mwakoze cyane kuba natwe muri aya makuru.
mbabwire ngo mukomeze gukanda kuri subscribe kuba tarabikora, mukande kuri like rwose kugira ngo ibintu bigende neza, ariko kandi ukunze ibintu byacu bakora kuri share kugira ngo bigere kure twagura umuryango mugari wacu no banatwe bujya buri munsi. Mubwire ngo ufite igitekerezo, nyunganizi cyangwa ikibazo cya muri comment, mwese ndabashimiye cyane, mwakoze cyane. Nitwa Ajabu Marashi, nari kumwe na Nikora, mwese muhaye muronke. Imboni TV, imboni ya rubanda.